Yes we nukuri kw'Imana hano no muranyishyura iyi nkuru muranyishyura pe iyi nkuru muranyishyura nta no ko mutanyishyura guys. Yes we no bita element no bita Davis D intambara igiye kubera aba ya gatatu y'isi na wundi ibi bintu biteye ubwoba guys. Aho tuvugira ngaha indirimbo berimuda Jamai ngadad berimuda Davis D ari kumwe na Kemozela Papa Khalifa ari kumwe na Bushali the Japanese story yamaze gusibwa kuri YouTube. Indirimbo yamaze gusibwa burundu kuri YouTube. Abenshi bamaze kubibona, abakurikirana umuziki hafi bamaze kubibona, bagiye kure birandirimbo barayibura. So amakuru ntayakurikiranye yose murabizi ko giye niba ni akantu karangomba ngomba kugenda nkagerayo nkamenya ahantu iyo bintu biva niyo bijya. Indirimbo berimuda yamaze gusibwa, indirimbo yakozwe na Element. Ubwo nashatse gukurikirana neza ngire mu mizi menye impamvu indirimbo yakozwe na Element. Urumva kuko abantu benshi bagiye bavuga ati Element arashishura. Indirimbo isibwe kuri YouTube bitwaje copyright. Urumva ubwo ugomba kumenya neza ni ikibazo cyaturutse, copyright yaturutse kuri inde. So nyuma yo gukurikirana rero amakuru nkayamenye neza naje gusanga umusore w'umunya Nigeria ucuranga saxo wabita sax barista. Akaba ari umusore uzwi mu gihugu cya Nigeria. Muri no minsi abahanzi bakomeye mu gihugu cya Nigeria barimo kwifashisha gucuranga sound ya saxo mu ndirimbo zabo. Niwe ubwo abo muri 155 bayobowe na coach Gayeri. Murabyibuka mu minsi ishize ubwo berekezaga muri Nigeria ngo bagiye ngo mu rugendo shuri ngo bari bagiye mu rugendo shuri. Icyo gihe ubwo yegezaga muri Nigeria obita Element muri studio muri Nigeria yakinnye ino ndirimbo ya Davis D ikirimo gukorwa. Muri kwa gukina ino ndirimbo muri studio uwo musore wari uhari of course afite na saxo ye aravuga ati reka nkiremo ijwi ariko ababwira ikintu kimwe. Arababwira ngo iyo ndirimbo mbere yuko ijya hanze muzabimbwire. Urumva nta kintu yongeye kurenzaho. Yarabwira ati iyo ndirimbo nijye kujya hanze niba mugiye kwishyira hanze muzabimbwire. Yaramaze gucurangamo kakano ngo tandatan tananana. Murabizi abazo muziki mwumva kira saxo niko yari yacuranzemo. Element arabifata ashyiramo amajwi yashyira mu ndirimbo yumva ni ibintu byiza n'ibiki byose aratwara agaruka i Kigali. Agarutse i Kigali indirimbo abayishyize hanze. Nako indirimbo abayihaye nyirayo ubwo yayihaye Davis D. Ayaye Davis D ubwo icyo yumvise ko indirimbo yaryoshye ntiyamenye contract wenda iri hagati cyangwa si ibyo washyizemo saxo yaganiriye na Element wayishyizemo cyangwa se producer. So ejo mundi Davis D aragiye yakoze amashusho yakoze n'abaduza bose n'aba Bulldog bandi bose amashusho byari byanagoranye rwose ko yakora n'amashusho yatwaye hafi miliyoni 6 kugira ngo akorwe. Na Bushali urabyize bana ba starring abari batatu yo bahuye urumva ni ibintu bikomeye cyane nkuko mwari mwarebye ndirimbo berimuda rwose ko niteye murabona ko yari indirimbo idasanzwe. So ibyo byose biba bivuyeho. Indirimbo ntigeze kuri YouTube munsi umwe rwonyine nyuma yuko igiye amasaha 24 nyuma yuko igiye kuri YouTube. Urumva umwana wo muri Nigeria abarabibonye ababonye indirimbo ko agiye hanze harimo amajwi ya saxo ngo tarara tararararara abahamagaye Element yanga ko mwitaba. Kakabazo nababwiye kakabazo kubuswa n'ubugoryi. Urumva Element yanga kumwitaba. Noneho rero ahantu aba bahanzi bacu cyangwa se aba producer bacu bo mu Rwanda babere bigoryi n'injiji ntago bamenya abantu bo kudiringa nabo. Umutipe wita Element yanga kwitaba umwana bita sax barista. Umutipe ujya gucurangira David agacurangira Wizkid agacurangira ba Patra King ba Debose macuranga muri Marvin Record akaguhamagara ukanga kumwitaba. Hejuru y'amajwi ye wakoresheje mu ndirimbo nta burenganzira guhaye ukayisohora hanze ibyo mwemeranyije utabikoze ukanga kumwitaba. Bya bindi mwigeze mwanga kwitaba abana b'inyamirambo baba bamagaye ngo baze muri studio mukanga kubitaba cyangwa se umwana akakubaza ngo ase ngo indirimbo yanjye igezeho kanga kumwitaba.
papa urimo urakina n'ikipe utazi urumva ubwo ka element kaba kanze kwitaba sax barista no muri kwa kwanga kumwitaba aba bana ba Nigeria babazi icyo gukora umwana guhana nta kintu kimwe yitayeho indirimbo barajya yisiba kuri YouTube nayisibye kuri YouTube ubwo kandi ukuntu ibintu bimeze abantu mwe nago babizi element ikintu yari gukora gusa yikuza kwitabira umusore akamubwira ati musa nari nibagiwe kukubwira indirimbo tuyishyira hanze ariko nyine ukuntu gahunda iteye ni gutya na gutya umutipa akamenya ko at least acknowledge yuko iyo ndirimbo nawe hari ikintu yashyize mu rwego rwa production urumva kugira ngo abantu nyine nawe izina rye rigende ryamamara hirya no hino muri East Africa kuko akorera mu bihugu byo muri West Africa cyane Nigeria at least wenda niyo acknowledgement nayo muri East Africa mu Rwanda heno ako kana kagire niyo respect katesi ya respect gusa nta kindi yashakaga ariko bya bintu by'ubucucu by'ubugoryi urumva gukeka ko ngo umuntu wa danje ngo rinde kanaka ukumva ngo nago wakwitaba ngo sanzwe ngo baguhamagara ntiwitabe hari na phone guhamagara bikangombwa kuyitaba ku ngufu iyo phone rero wo bita element yanze kuyitaba indirimbo barayisibye none umusore marabwira ati nimutama miliyoni 1,800 no ndirimbo nago yongera gusura kuri YouTube so amakuru mfite rero yangezeho ngo nuko abo bitago ba Davis D nabo ngo ntago bashaka kwishyura ayo mafaranga ngo kuko baramubwiye ngo element ino ndirimbo ngo ni wowe wayikoze ino ndirimbo ibyo agomba gukora byose twabikwishyuriye ibintu bya saxo ujya muri Nigeria ujyanye na karaga kundi kanyu kinjije 3 urumva injije 3 ubwo ndavuga coach Gayeri uwo bita Bruce Melody no bita element mujya muri Nigeria mukajya gufata ibintu mugabishyira mu ndirimbo z'abantu amajwi mushyira mu ndirimbo z'abantu nta contract mwagiranye ibyo ntago twiye tubyemeranya nta n'uburenganzira twagushyira ngo ushyire mira saxo yaba ari nziza bitari nziza nta burenganzira twaguhaye ibyabaye byose ugomba kubyirengera amajwi akaba ari wowe nakibya amajwi ni wabishyizemo ubwo ibibaho byose kuri adribo ni wowe ugomba kugira gutya kubyishyura element nawe rero bamaze ndumvishe ko ngo bamaze no kumubwira ati nutabikora ibyo bintu ngo nimba ari ngo wowe cyangwa se bafatagije izo zose zo muri 155 turabajyana mu rukiko turabatwara mu rukiko amafaranga indirimbo yatwaye hafi miliyoni 6.78 mu gukorwa ntago haza gutyo ngo element n'umuri basanzwe bazi ngo no mushishuzi element niwe mushishuzi wa mbere mu gihugu cy'u Rwanda ubaho yarashishuye kuva kera akazana turirimbo tw'abandi bantu muri West Africa bahe hose utuntu tw'umelody akaduhindagurika n'ibiki byose uyu munsi igihe kirageze ngo abe professional umenye yuko nimba ushishuye indirimbo y'umuntu igihe kizagera agufate kugakana gukande ubu rero umwana bita nimba sax barista arimo arabakanda Davis D ntagashaka gomba indirimbo ye element urimo urazira ubugoryi bwawe nabagenzi bawe ibintu by'ubucucu mukora ubwo ibiza kuba nako iki kibuga ndaza kugisifura ubwo urumva nta kindi narenza aho no mukino ngiye kusifura mwo kabyara mwe muri hano naho ubundi birakomeje pe